Yesu Kristo ashimwe, tugeze ku munsi wa 90 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turasoma ibice 13, ibice 14 n'ibice 15 byo mu gitabo cya kabiri cy'Abami. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titire y'igice cya 13 iravuga ngo iby'ingoma ya Yehowahazi. Mu mwaka wa 23 wo ku ngoma ya Yowasi mwene Ahaziya umwami w'Abayuda, Yehowahazi mwene Yehu yimye muri Isiraheli Samariya, amara imyaka 17 ari ku ngoma. Akora ibyangwa n'Uwiteka, akurikiza ibyaha bya Yerobowamu mwene Nebati yoheje Abisiraheli ngo bacumure, ntiyabireka. Maze uburakari bw'Uwiteka bukongerezwa Abisiraheli, akajya bahana mu maboko ya Hazayeli umwami w'i Siriya ya Benihadadi mwene Hazayeli. Hanyuma Yehowahazi yinginga Uwiteka, Uwiteka aramwumvira, kuko yabonye kurengana kw'Abisiraheli umwami w'i Siriya yabarenganyaga. Uwiteka aha Abisiraheli umukiza, bavanwa mu buretwa bw'Abasiriya. Abisiraheli baherako basubira mu mahema yabo uko bari basanzwe, ariko ntibareka ibyaha by'inzu ya Yerobowamu woheje Abisiraheli ngo bacumure, ahubwo bakomeza kubigenderamo, kandi igishushanyo cya Ashera bakirekera i Samariya. Nta muntu Uwiteka yasigiye Yehowahazi keretse abagabo 50 bagendera ku mafarashi n'amagare 10 n'ingabo zigenza inzovu imwe, kuko umwami w'i Siriya yari yabarimbuye akabahindura nk'umurama w'aho bahurira. Ariko indi mirimo ya Yehowahazi n'ibyo yakoze byose n'imbaraga ze, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisiraheli? Nuko Yehowahazi aratanga asanga ba sekuruza bamuhamba i Samariya, maze umuhungu we Yehowasi yima ingoma ye. Mu mwaka wa 37 wo ku ngoma ya Yowasi umwami w'Abayuda, Yehowasi mwene Yehowahazi yimye muri Isiraheli Samariya, amara imyaka 16 ari ku ngoma. Ariko akora ibyangwa n'Uwiteka, ntiyareka ibyaha bya Yerobowamu mwene Nebati woheje Abisiraheli ngo bacumure, ahubwo abigenderamo. Ariko indi mirimo ya Yehowasi n'ibyo yakoze byose n'imbaraga ze, yarwanishaga Amasiya umwami w'Abayuda, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisiraheli? Nuko Yehowasi aratanga asanga ba sekuruza, maze Yerobowamu asubira ku ntebe y'ubwami bwe. Yehowasi ahambwa i Samariya hamwe n'abami b'Abisiraheli. Gupfa kwa Elisa. Kandi Yehowasi akiri ku ngoma ye, Elisa afatwa n'indwara, ariyo yamwishe. Yehowasi umwami w'Abisiraheli aramanuka ajya aho ari, aramuririra, aravuga ati, ye baba data we, ko hari amagare n'abanyamafarashi ba Isiraheli. Elisa aramubwira ati, enda umuheto n'imyambi. Nuko arayenda. Abwira umwami w'Abisiraheli ati, fata umuheto mu kuboko. Awufata mu kuboko. Elisa ashyira ibiganza bye ku by'umwami. Aherako aravuga ati, kingura idirishya ryerekeye iburasirazuba. Ararikingura. Elisa aramubwira ati, rasa. Ararasa. Aravuga ati, ni umwambi w'Uwiteka unesha, ni wo mwambi wo kunesha Isiriya, kuko uzatsinda Abasiriya muri Afeka kugeza aho uzabatsembera. Aramubwira ati, enda imyambi. Arayenda. Abwira umwami w'Abisiraheli ati, yikubite hasi. Ayikubita hasi 3, arekeraho. Umuntu w'Imana aramurakarira, aramubwira ati, iyo bakubise 5 cyangwa 6 batsinze Abasiriya kugeza aho uzabarimburira, ariko none uzatsinda Isiriya 3 gusa. Bukeye Elisa arapfa, baramuhamba. Undi mwaka utashye, ibitero by'Abamowabu bitera icyo gihugu. Bukeye hariho abajyaga guhamba umuntu, barabukwa igituro cya Elisa, nuko intumbi igwiriye amagufa ya Elisa. Ako kanya uwo muntu arazuka, arabaduka, arahagarara.
Bukeye hariho abajyaga guhamba umuntu barabuka igitero kimwe bajugunya uwo wapfuye ku gituro cya Elisa. Nuko intumbi igwiriye amagufa ya Elisa, ako kanya uwo muntu arazuka, arabaduka, arahagarara. Hazayeli umwami w'i Siriya yarenganyaga Abisiraheli ibihe byose ku ngoma ya Yehowahazi. Ariko Uwiteka abagirira neza, arabababarira, abitaho kubw'isezerano yasezeranije Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ntiyashaka kubarimbura cyangwa kubaca muri icyo gihe. Bukeye Hazayeli umwami w'i Siriya aratanga, maze umuhungu we Benihadadi yima ingoma ye. Hanyuma Yehowasi mwene Yehowahazi agarura imidugudu Benihadadi mwene Hazayeli yari yaranyaze se Yehowahazi mu ntambara. Yehowasi amutsinda gatatu, agarura imidugudu ya Isiraheli. Igice cya 14, titire yacyo iravuga ngo umwami w'Abisiraheli arwana n'umwami w'Abayuda. Mu mwaka wa kabiri wo ku ngoma ya Yehowasi mwene Yehowahazi umwami w'Abisiraheli, Amasiya mwene Yowasi umwami w'Abayuda yarimye. Atangira gutegeka amaze imyaka 25 avutse, amara imyaka 29 i Yerusalemu ari ku ngoma. Kandi nyina yitwaga Yehoyadina w'i Yerusalemu. Akora ibishimwa imbere y'Uwiteka, ariko ntiyawanije na sekuruza Dawidi, ahubwo yakoraga n'ibyo se Yowasi yakoraga byose. Ariko ingoro zari zitakuweho, abantu bari bagitamba ibitambo bakosereza imibavu muri izo ngoro. Bukeye ubwami bwe bumaze gukomera, arahora yica abo bagaragu be bari barishe se ari umwami. Ariko abana babo bicanyi ntiyabica nk'uko byanditswe mu gitabo cy'amategeko ya Mose, uko Uwiteka yategetse ngo ba se w'abana ntibakicwe babahora abana babo, kandi abana ntibakicwe babahora ba se, ngo ahubwo umuntu wese azahorwe icye cyaha. Bukeye yica mu Bedomu abantu inzovu imwe, abatsinda mu kibaya cy'umunyu, atera Isera arahatsinda, ahahimba Yokiteri na bugingo n'ubu. Hanyuma Amasiya yohereza intumwa kuri Yehowasi mwene Yehowahazi mwene Yehu umwami w'Abisiraheli ati, vayo twibonanire. Yehowasi umwami w'Abisiraheli atuma kuri Amasiya umwami w'Abayuda ati, igitovu cy'i Lebanoni cyatumye ku mwerezi w'i Lebanoni kiti, umuhungu wanjye umushyingire umukobwa wawe. Bukeye inyamaswa yo mu kibira cy'i Lebanoni iragikandagira. Icyakora watsinze i Bwedomu, mu mutima wawe uriyogeza, nuko byirate, ariko ugume imuhira. Ni iki gituma wishyira mu bitari ibyawe ngo bikugirire nabi, ukagwa wowe ubwawe hamwe n'Abayuda? Ariko Amasiya ntiyabyitaho. Nuko Yehowasi umwami w'Abisiraheli arazamuka asanga Amasiya umwami w'Abayuda bahanganira i Betishemeshi hari ah'Abayuda. Abayuda baneshwa n'Abisiraheli, umuntu wese ahungira mu ihema rye. Maze Yehowasi umwami w'Abisiraheli afatira Amasiya umwami w'Abayuda mwene Yowasi mwene Ahaziya i Betishemeshi, ajya i Yerusalemu, asenya inkike z'amabuye y'i Yerusalemu, uhereye ku irembo rya Efurayimu ukageza ku irembo ryo ku mfuruka, hose hari imikono 400. Anyagayo izahabu n'ifeza zose n'ibintu byose byabonetse mu nzu y'Uwiteka no mu by'ubutunzi bwo mu nzu y'umwami. Anyagayo abantu babajyanaho ingwate, asubira i Samariya. Nuko indi mirimo ya Yehowasi yakoze n'imbaraga ze n'uko yarwanye na Amasiya umwami w'Abayuda, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisiraheli? Hanyuma Yehowasi aratanga, asanga ba sekuruza, ahambwa i Samariya hamwe n'abami b'Abisiraheli. Maze umuhungu we Yerobowamu yima ingoma ye. Yehowasi mwene Yehowahazi umwami w'Abisiraheli amaze gutanga, Amasiya mwene Yowasi umwami w'Abayuda amara indi myaka 15 akiriho. Iyindi mirimo ya Amasiya mbese ntiyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda? Bukeye abantu bamugambanirira i Yerusalemu, ahungirira Kishi.
bohereza abamukurikira i Lakishi bamutsindayo, bikoreza intumbi y'amafarashi bayizana i Yerusalemu, bayihambayo hamwe na ba sekuruza mu mudugudu wa Dawidi. Nuko abantu bose b'Abayuda bimika Uziya ngo yime ingoma ya se Amasiya, kandi yari amaze imyaka 16 avutse. Niwe wubatse Elati, ahagarura i Buyuda umwami amaze gutanga asanze ba sekuruza. Mu mwaka wa 15 wo ku ngoma ya Amasiya mwene Yowasi umwami w'Abayuda, Yerobowamu mwene Yehowasi yimye Samariya, amara imyaka 41 ari ku ngoma. Ariko akora ibyangwa n'Uwiteka, ntiyareka ibyaha bya Yerobowamu mwene Nebati woheje Abisiraheli ngo bacumure, maze agarura urugabano rwa Isiraheli uhereye aharasukirwa i Hamati ukageza ku nyanja ya Araba, nk'uko Uwiteka Imana ya Isiraheli yavugiye mu mugaragu wayo w'umuhanuzi Yona mwene Amitayi Gatiheferi. Kuko Uwiteka yabonye ko umubabaro w'Abisiraheli ari mubi cyane, uhereye ku mbata ukagera ku mudendezo, kandi nta n'umwe wasigaye ngo arengere Abisiraheli. Nuko Uwiteka ntiyavuze ko azatsemba izina rya Isiraheli ngo rishire munsi y'ijuru, ahubwo abakirisha ukuboko kwa Yerobowamu mwene Yehowasi. Nuko indi mirimo ya Yerobowamu n'ibyo yakoze byose n'imbaraga ze, nuko yarwanaga akagarurira Isiraheli i Damasiko n'i Hamati, hari ah'Abayuda, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisiraheli. Hanyuma Yerobowamu aratanga asanga ba sekuruza bami b'Abisiraheli, maze umuhungu we Zekariya yima ingoma ye. Igice cya 15 titire yacyo iravuga ngo ibyo ku ngoma ya Uziya. Mu mwaka wa 27 wo ku ngoma ya Yerobowamu umwami w'Abisiraheli, Uziya mwene Amasiya umwami w'Abayuda yarimye, ajya ku ngoma amaze imyaka 16 avutse, amara imyaka 52 i Yerusalemu ari ku ngoma. Kandi nyina yitwaga Yekoriya w'i Yerusalemu, akora ibishimwa imbere y'Uwiteka nk'ibyo se Amasiya yakoze byose. Ariko ingoro zari zitakuweho, abantu bari bagitamba ibitambo bakosereza imibavu mu ngoro. Hanyuma Uwiteka ateza umwami ibibembe, arinda atanga akiri umubembe, akajya arara mu nzu y'akato. Nuko Yotamu umwana we yategekaga mu cyimbo cye, agacira imanza abantu bo mu gihugu. Nuko indi mirimo ya Uziya n'ibyo yakoze byose, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda. Bukeye Uziya aratanga asanga ba sekuruza bamuhamba hamwe na ba sekuruza mu mudugudu wa Dawidi, maze umuhungu we Yotamu yima ingoma ye. Uko abami b'Abisiraheli bakurikiranye. Mu mwaka wa 38 wo ku ngoma ya Uziya umwami w'Abayuda, Zekariya mwene Yerobowamu yimye mu Bisiraheli i Samariya, amara amezi 6 ari ku ngoma. Ariko akora ibyangwa n'Uwiteka nk'uko ba sekuruza bakoraga, ntiyareka ibyaha bya Yerobowamu mwene Nebati woheje Abisiraheli ngo bacumure. Bukeye Shalumu mwene Yabeshi aramugomera, aramukubita amutsinda imbere ya rubanda, yima mu cyimbo cye. Nuko indi mirimo ya Zekariya yanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisiraheli. Iryo ni ryo jambo Uwiteka yabwiye Yehu ati, abana bawe kugeza ku buvivi bazicara ku ntebe y'ubwami bw'Abisiraheli. Nuko birasohora. Mu mwaka 39 wo ku ngoma ya Uziya umwami w'Abayuda, Shalumu mwene Yabeshi yarimye, amara ukwezi kumwe i Samariya ari ku ngoma. Hanyuma Menahemu mwene Gadi ava i Tirusa arazamuka ajya i Samariya, yicarayo Shalumu mwene Yabeshi. Amaze kumwica yima mu cyimbo cye. Nuko indi mirimo ya Shalumu n'ubugome bwe byanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisiraheli. Bukeye Menahemu ava i Tirusa atera Tipusa, ahatsindana n'abari barimo bose n'ibihugu byabo. Icyatumye hatsinda nuko banze kumwugururira amarembo, maze abagore batwite bari barimo bose arabafomoza. Mwaka wa 39 wo ku ngoma ya Uziya umwami w'Abayuda, Menahemu mwene Gadi yimye muri Isiraheli, amara imyaka 10 i Samariya ari ku ngoma.
ariko akora ibyangwa n'Uwiteka. Mu gihe yari akiriho ntiyaretse ibyaha bya Yerobowamu mwene Nebati woheje Abisirayeli ngo bacumure. Bukeye Puli umwami wa Ashuri atera igihugu. Menahemu niko guhongera Puli itarano z'ifeza 1000 kugira ngo amutize amaboko abone uko akomera mu bwami bwe. Kandi Menahemu yari yatse abakomeye mu Bisirayeli b'abatunzi bose ifeza, umuntu wese muri bo yamwatse shekeli z'ifeza 50 ngo azihe umwami wa Ashuri. Nuko umwami wa Ashuri arakimirana ntiyaguma muri icyo gihugu. Nuko indi mirimo ya Menahemu n'ibyakoze byose mbese n'ibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisiraheli. Bukeye Menahemu aratanga asanga abasekuruza, maze umuhungu we Pekahiya yima ingoma ye. Umwaka wa 50 wo ku ngoma ya Uziya umwami w'Abayuda, Pekahiya mwene Menahemu yimye muri Isiraheli i Samariya, amara imyaka 2 ari ku ngoma. Ariko akora ibyangwa n'Uwiteka, ntiyareka ibyaha bya Yerobowamu mwene Nebati woheje Abisiraheli ngo bacumure. Bukeye Peka mwene Remaliya umutware we aramugomera, amwicana na Rugobu wa Ariyeha i Samariya mu nzu y'igihome yo mu rugo rw'ibwami. Yari kumwe n'Abanyagaleyadi 50. Nuko amaze kumwica yima mu cyimbo cye. Ariko indi mirimo ya Pekahiya n'ibyo yakoze byose byanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisiraheli. Mu mwaka wa 52 wo ku ngoma ya Uziya umwami w'Abayuda, Peka mwene Remaliya yimye muri Isiraheli Samariya, amara imyaka 20 ari ku ngoma. Ariko akora ibyangwa n'Uwiteka, ntiyareka ibyaha bya Yerobowamu mwene Nebati woheje Abisiraheli ngo bacumure. Ku ngoma ya Peka umwami w'Abisiraheli, Eseri umwami wa Ashuri araza atsinda Iyoni na Baribemaka n'i Yanowa n'i Kedeshi n'i Hasori n'i Galeyadi n'i Galilaya n'igihugu cyose cya Nafutali, abajyana ari imbohe. Mu mwaka wa 20 ku ngoma ya Yotamu mwene Uziya, Hosiya mwene Era yagomeye Peka mwene Remaliya, aramutera aramwica, aherako yima mu cyimbo cye. Ariko indi mirimo ya Peka n'ibyakoze byose byanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisiraheli. Mu mwaka wa 2 wo ku ngoma ya Peka mwene Remaliya umwami w'Abisiraheli, Yotamu mwene Uziya umwami w'Abayuda yarimye ku ngoma amaze imyaka 25 avutse, ayimaraho imyaka 16 i Yerusalemu. Nyina yitwaga Yerusha mwene Sadoki. Ibishimwa imbere y'Uwiteka, yakoraga uko se Uziya yakoraga kose. Ariko ingoro zari zitakuweho, abantu bari bagitamba ibitambo bakosereza imibavu muri izo ngoro. Yotamu niwe wubatse irembo ry'inzu y'Uwiteka ryo haruguru. Ariko indi mirimo ya Yotamu n'ibyo yakoze byose mbese n'ibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda. Muri iyo minsi niho Uwiteka yatangiye kohereza Resini umwami w'i Siriya na Peka mwene Remaliya kurwanya Abayuda. Hanyuma Yotamu aratanga asanga abasekuruza, ahambwa hamwe n'abasekuruza mu mudugudu wa sekuruza Dawidi, maze umuhungu we Ahazi yima ingoma ye. Imana rero ibaha umugisha. Turashoje igice cya 15, tuzakomeza ejo igitabo cya 2 cy'abami dusoma igice cya 16. Mugire umunsi mwiza.